ari ukubikurira mbwa aho dukurira mu bintu kabimenyera ariko nago nari kirara kuko ngo mbe nkora ibindi bintu numvaga nyine nari interested cyane nabaga mubwiye mu bindi bintu byatumaga nyine twakoraga amateraniro mu rugo iwacu abari kuzimana bacu tumaze kurya amasaha yo guterana radio birashaka uburyo ndi mu kwepre cyajya kumva radio nyine byari bitaraza ariko Imana buriya irategura nago nabaga mu rugomo rw'abantu benshi ngo kisanga twade gukora ibintu bizi nagendaga ukwanjye ntekereza ko ari Imana y'abandi iramegura kugira ngo bazayikorere akenshi biba ku bana b'abapasiteri usanga nyine badasa n'ababyeyi babo cyangwa nyine usanga ari byo uvuga ati bya bindi baguhatira tujye gusenga bitarakuzamo ariko iyo ubyumvise nkawe bikakuzana ubikora utivye nk'utabyinyumvira nkumbura ibyo bihe twagiraga mu rugo na papa kandi nakibibonye uracara umusore canke warubase uracara umusore nta mpeta nasize nayo reka dusengere 2025 tugusengere 2025 next year kubera ndi hano ndabarundi nimumva umuntu ndamwemera tuzogura kira kabiri ushise nka mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere bakwakiriye gute uno munsi uje gukora iki muri rusange anyujuje indirimbo mumutima z'amashimwe sizigera nibagirwa ya mirimo Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi gospel indirimbo Mpimbazamana wo mu gihugu kibanyi cyo Rwanda. Ndakora mu kici. Ndagusuje cyane. Avuga mu kirundi amahoro. Amahoro. Ari mbwa mu Rwanda barakana bavuga ngo mwiriwe. Muraho. Tumeze neza cyane. Akazina kawe abatakamenye. Prosper Nkomezi. Yego ndi umuririmbyi nkorera umurimo w'Imana mu Rwanda. Watanguye ryari kuririmba indirimbo Mpimbazamana? Hariho kuririmba muri korale bisanzwe no kuvuga ati kantangure career music yanje. Natangiye muri korale muri 2014 ubwo natangiye cyo nari ntarakamenya ko nzakora njyenyine kuririmba njyenyine ndabikomeza kugeza 2014 nibwo natangiye gukora njyenyine nk'umuhanzi ari nabwo nasenga inzira urasohoye indirimbo yawe ya mbere yakiriwe gute muri community wari usanzwe uri kubera abantu bari bamenyereye ko uri umurinzi akora ku giti cyo wawe muri rusange murakoze cyane iri mutoya navukiye mu muryango kwizije twese mu rugo twavuze dusanga umubyeyi wanjye papa ari pasteur ariko nago nakundaga ibintu cyane byo kujya mu rusengero gusa nakundaga umuziki ndavyibuka kera hano babyita ruguru mu cyaro nari narakoze speaker y'injerekani ibido ni bido nyene ndari uratobora hagati ya mic amakara kugira ngo bakubite umve bese urumva ko nakundaga umuziki urakunda umuziki cyane cyo gihe numvaga indirimbo za Karoli yitwa baramujyanye iyo nakundaga kumva so ndabikura ariko natekereza ko nshaka kuzaririmba ngeze 2014 nangira kwiga gucuranga piano ari naho habaye imbarutso yo gukora indirimbo ya mbere ariko nari ntarumva ko naba umuhanzi ko umuntu wabinyitaga numvaga asa n'umutse nari narabikurura neza numvaga ari indirimbo Imana impaye abantu bazayikoresha mu macaci ariko yewe kunyita umuhanzi oya nakantu kamwe yanda kubaza kubera iki abana baba pastor akenshi kuko akarero ndaza kubaguha kuri Dudu nawe yagiye guhinduka kuze ukora se yari pastor ahubwo ati rero umwana wa pastor by'urusengero ntumubaze kandi muhira biba ari itegeko kugira ngo bashobore kuramya Imana cyangwa guhimbaza Imana nekereza ari ukubikurira mbwa aho dukurira mu bintu kabimenyera ariko nago nari kirara kuko ngo mbe nkora ibindi bintu numvaga nyine nari interested cyane nabaga mubwiye mu bindi bintu byatumaga nyine
twakoraga amateraniro mu rugo iwacu abari kuzimana bati tumaze kurya amasaha yo guterana radio ndashaka uburyo ndi mukwepfe cyajya kumva radio nyine byari bitaraza ariko Imana buriya irategura ntago nabaga mu rugomo rw'abantu benshi ngo kisanga twade gukora ibintu bibi nagendaga ukwanjye ntekereza ko ari Imana y'abantu iranegura kugira ngo bazayikorere akenshi biba ku bana b'abapasiteri usanga nyine badasa n'ababyeyi babo cyangwa nyine usanga ari byo uvuga ati bya bindi baguhatira tujye gusenga bitarakuzamo ariko iyo ubyumvise nkawe bikakuzamo ubikora utivenye utabyiringira nkumbura ibyo bihe twagiraga mu rugo na papa kandi nakibibonye ariko ni ibintu byiza cyane buriya iyo umaze gukora nibwo ubona icyo umubyeyi yakoraga akutoza gusenga kuba umuzi w'Imana hariho n'ikintu bakunda kutubwira ati ibi bintu utabikoze uzobibona niwasaza niwakura baduha imico hakiri kare kugira ngo idutegure muri kazoza kacu byiza kumvira abakuze ababyeyi ubibona umaze gukora ukavuga ngo nk'umu mubyeyi kiyambuzaga cyari kibi bungirira umumaro mu gihe kimeze nk'iki so abadukurikiye nababwira kujya bumvira ababyeyi ndetse n'abana b'abapasiteri yumve ko ari itegeko ko umwana w'umupasiteri agomba kubikirana cyangwa Prosper uracyari umusore cyangwa warubase uracyari umusore nta mpeta nasize ntayo reka dusengere 2025 tugusengere 2025 next year kubera ndi hano nkunda abarundi nimumva umuntu ndamwemera tuzogo so ni inshuro igira kabiri ushitse nka mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere bakwakiriye gute uno munsi uje gukora iki muri rusange banyakiriye neza abarundi barukunze twakonekishije ntekereza no muri arukunze reba statistics z'abantu bareba ibihangano byawe bakira bakunda inyuma y'u Rwanda yahuye n'ibihugu bikabona kuza so ni connection yabaye ari Imana ikoze ntabwo ngira hano ibintu byikoze kandi ndabashimira cyane ko nshuro mbere banyakiriye neza cyane ntekereza ko ari nayo mpamvu bagongeye gutekereza ku ngara nuko twagiranye neza nta kindi kintu nabazaniye uretse kuvuga Kristo no gutaramana twagize ibintu byiza cyane hari abantu benshi bakiriye hari ubuhamya nagiye mbona bw'abantu bahindutse kubera indirimbo Imana iduha uyu munsi ndabizi neza ko iri joro hari ikiri bukoreka muri iki gihe ndabakunda cyane kandi ndabizi nabo ko bankunda bitega iki uno munsi mu ijoro ikintu kimwe muri rusange cyagiye byari ibya mbere nari naramenya ahantu ngiye nari mfite indirimbo nkeya mfite album zigera muri 3 hari abamenye indirimbo cyane batari bazi icyo gihe uyu munsi ubushize ntabwo nanazanye timu yose ariko ubu nazanye na timu yanjye yose abacuranzi abaririmbyi twaje kare kugira ngo dutegure ibintu bisa neza twitege ibintu bidasanzwe guhembuka kw'imitima ntabwo ari indiri bukore ntabwo ari indiri bubyica hindura ahubwo turemerera Kristo dukoreremo uyu mugoroba so ni gospel mpimbaza yaba mu Rwanda cyangwa mu Burundi ariko ubona ko bitandukanye na kera cyane kubera ico gihe kiyagiye abantu bakora nta social media zari bwaze ariko no munsi urabona ko abaririmbyi bindi mu mpimbaza usanga kuri YouTube barabwa n'abantu benshi kuri social media ubona arikaye kuko new generation dufise muri kino gihe twe dufite amahirwe kubera ko abakoze imbere bakoze muri struggle nyinshi bibagoye barimo Mutama Poshira Polinaire bakoraga mu by'ukuri badafite ahantu batangirira badafite transport badafite social media ngo abantu bamenye ngo hano hari igitaramo ariko byaroroshye urashaka gusora indirimbo ugashyira kuri YouTube buri wese akayibona buri wese akigererayo uyikunze akayisharinga abandi bantu ariko bo bakoze mu gihe kigoye kandi indirimbo zabo n'ubu ziracyafashe imitima y'abantu kubera ko bazikoze bafite umutima wo guhembura imitima y'abandi bantu bazabona rero dufite amahirwe kubera ko dufite social media dufite abantu badukurikira batumva ni ikintu cyiza cyo guprofita kugira ngo dukomeze tugume ku isoko kugira ngo iby'Imana iduha bihindure imitima y'abantu benshi kubera ko biriruka cyane ntabwo ari nka kera dufite amahirwe
ubu nyine umuririmbyi arashobora guhimbaza Imana bikaba byamutunga Imana ikamuha kubera ayo ma platform yose atandukanye hari ikintu cyo kwishimira cyane navuga ko tudakwiye kubipfusha ubusa ngo tugitekinga for granted ahubwo tukibyaza umusaruro. So ikiganiro na open mic urashobora gutumira abantu no munsi muri iri joro kugira ngo baze biba ari byiza cyane iyo utumiye abantu bakaza bakanakira koko message muri rusange ushaka kubabwira. Murakoze cyane ndabanza kubashimira keza kutubere mwanduhaye ndashaka kubatumira hano nicaye mu Burundi nahageze Bujumbura turaza gutarambana muri veye dusuzanya umwaka ntegereza ko umwaka urangiye aba ari byiza ko usuzanya n'umuryango cyangwa mu gihugu utuyemo ariko kubera urukundo mbakunda niyo mpamvu navuze ngo reka nze dufatanye gusoza umwaka kugira mu wundi mwaka twishima ku byo yakoze ndetse tugereka n'umwaka tugiye kujyamo kugira ngo Imana izakomeze kubana natwe. Nabatumiye namwe mutumire inshuti zanyu turaba turi muri Shemeza Worship Temple ni church iri hafi na Stade Intwari n'abandi kumwe na Hotel Apollinaire na Shemeza Worship Team n'abandi benshi turagirana ibihe byiza turabifite umwanya uhagije za ndirimbo zose mwakunze turaza kuziririmba. Ndakwifurize umwaka mushasha mwiza. Nanjye ndifuriza abarundi bose umwaka mushya muhire Imana izabahe ibyo batigeze babona muri uyu mwaka ndetse namwe ndabifuriza umwaka mushya. Asante sana muga dusoza n'akantu gatoya k'iminota wanyujuje indirimbo mumutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye kuko nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nkiriho. Asante sana. Amen.